Muraho neza nshuti zacu, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Iyi ni movie recap tugiye kunyuramo kuri filime yitwa As God Will, cyangwa nk'uko Imana ibishaka. Iyi nkuru tuyitangirana n'abanyeshuri batatu aribo Shun, Amaya na Ichika. Bari kuvuga bacecetse mu gikari cy'inyubako mu iduka. Bari kwitotombera Imana uburyo ubuzima bwabo burimo irungu kandi bukaba ari ubuzima budahinduka, mbese ari ubuzima bwisubiramo. Ni ukuvuga umunsi w'ejo ntawe ubutaniye n'uyu munsi. Baravuga ko bifuza ikintu gishishikaje ubundi bakava muri ubwo buzima buhora bwisubiramo. Nyamara nubwo batabizi ibyo bifuzaga byendaga kuba, ariko mu buryo bubi bushoboka. Kongera rero kubona Shun yicaye mu ishuri rye we n'abanyeshuri bagenzi be. Ibintu byose byari bisanzwe nta kibazo kugeza igihe igipupe kidasanzwe cyitwa Daruma kigaragaye ntawe uzi aho kivuye. Iki nticyari igipupe gisanzwe, cyari gifite umutwe gusa n'ibyiso biteye ubwoba gishinyitse. Igipupe cyategetse abanyeshuri ko bakina umukino w'urupfu witwa Analuma Sanga Kulonda. Amategeko y'umukino yari yoroshye ariko ateye ubwoba. Igihe igipupe kiririmbye ubundi kigahindukira, abanyeshuri bashoboraga kuva aho bari, ariko igihe gihindukiye kikabona hari umunyeshuri unyeganyega yagombaga guhita apfa. Abanyeshuri babanje kutumva ibijya mbere neza, maze umusore umwe ubwo yanyeganyegaga ari mu mwanya we kiba kirahindukiye. Ako kanya umutwe we uba urasandaye, igihimba gihinduka utubuye duto tw'umutuku ubundi tunyanyagira aho bari hose. Maze ubwo hahita habaho gupanika, ari nako kandi ubwo abandi banyeshuri bakomeza gupfa bitewe n'uko bari kunyeganyega, kandi bakomeza gupfa mu buryo bumeze bwa wa wundi. Bamwe bagerageza kwirukira ku rugi ariko mu buryo budasanzwe basanga rurafunze. Abasore babiri bagerageza gushyiramo imbaraga ngo bafungure, kirahindukiye gisanga banyeganyega, niko kihita bapfa. Abanyeshuri bari basigaye bari bafite ubwoba, nta handi bari bafite aho guhungira. Maze igihe bacecetse batazi icyo gukora, umwe mu basore ukunda gukina video games aba abonye amagambo yanditse inyuma kuri cya gipupe. Atangira kuyasoma ngo kanda buto niba ushaka guhagarika umukino. Ubwo ako kanya umwe mu banyeshuri batagira ubwoba yiruka ajya gukanda ya buto, ariko kiba kirahindukiye. Muri ako kanya kiba kiramwica. Ukwitegereza, Shun aba abonye isaha ariko iri kubara, kandi kubara igihe kigenda kigabanuka. Bivuze ngo niko igihe cyari kiri kubashirana, ariko abanyeshuri benshi bamaze kugerageza kuba bagera kuri ya buto maze bikanga, ariko bahita banapfa umwe kuri umwe. Bidatinze haba hasigaye Shun na wa mwana wundi ukunda gukina video games. Ishuri ryari ryuzuye amabere y'umutuku ku buryo umuntu atabasha kugenda bimworoheye. Maze wa mwana ukunda gukina game aba yungutse igitekerezo, abwira Shun kumukandagira ku mugongo kugira ngo aze kubasha gusimbuka abe yagera kuri cya gipupe. Ibi Shun yabitanye ubwitonzi maze amukandagiraho, aritugatugatuga arambura ukuboko ashoboye kose arasimbuka. Bwa nyuma na nyuma akanda kuri ya buto igihe kitarabashirana. Ubwo ako kanya cya gipupe kiba gitangaje ko umukino urangiye, maze gitangira gusakuza ngo Shuriya, 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 Shuriya. Maze uko kivuga gutyo bivuze ngo Shun niwe wenyine wari watsinze umukino. Ako kanya gihita cyica wa mwana ukunda gukina games imbere ya Shun. Shun asigara yaguye mu kantu wenyine imbere y'imirambo y'abanyeshuri bagenzi be bazengurutswe na za biye z'umutuku. Mbere y'uko biba byose rero batubona Shun ari mu rugo nyuma yo kuva ku ishuri afite irungu, ariko ahinduranya shene za televiziyo yabuze ibyo areba. Atangira gukina za video games, ariko n'ubundi bisa naho nazo atazishimiye. Ubuzima bwe bwari bumeze nkaho butamunejeje. Undi munsi wakurikiyeho agiye ku ishuri, inshuti ye magara iba ibonye ukuntu umukobwa witwa Ichika bigana ahora asekera Shun. Abatangiye kumubwira ngo yazamusohokana, ariko Shun azunguza umutwe amuhakanira, amwereka ko ibyo byiyumviro ntabyo amufiteho kandi ko amufata nk'inshuti ye gusa. Maze ubwo rero bakomeza kugenda bagana ku ishuri, banyura ku wo bita Amaya, umunyeshuri ukunda kunyuzura abandi bana. Maze Shun areba hirya nk'udashaka kubyivangamo. Bongera kubona rero Shun ari mu ishuri n'ubundi ari bored, arimo asinzira, ubundi agakangurwa n'ijwi ritunguranye ubwo umutwe w'umwarimu waturikaga, aribwo cya gipupe giteye ubwoba Daruma cyabageragaho. Maze ubwo ishyano riba riratangiye ku ishuri. Birangira Shun asigara asaba Imana ngo imusubize muri bwa buzima bwe buteye irungu. Rwa rupupe rutangira umukoba rumwita imbeba, kandi rumubwira ko ipusi ije kumurya.
muri ako kanya Ichika aba yinjiye mu ishuri atungurwa no gusanga amaraso yuzuye muri class. Shun aramwegera atangira kumubaza niba azi ibiri kujya mbere, ariko nawe yari yacanganyikiwe nk'uko Shun byari byamugendekeye. Bahise bagerageza guhamagara polisi ariko basanga telefone zabo nta marezo zifite. Bagerageza guhunga ariko basanga buri dirishya na buri muryango birafunze mu buryo butari busanzwe. Nta yandi mahitamo bari basigaranye usibye kujya aho gym y'ikigo iba, aho basanze abandi barokotse bambaye imyenda idasanzwe iteye mu buryo bw'imbeba. Barebye hasi kuri sima babona handitseho amagambo avuga ngo uzuza inda y'ipusi kugira ngo urangize umukino. Mu gihe bakibaza icyo ibyo bisobanura, aho bahagaze hatangira gusaduka maze munsi y'aho bahagaze haturukamo urupusi runini rwa plastique rufite ubunini bwo kuba rwamira abantu bari aho ngaho bose. Abanyeshuri batangira gusakuza kubera ubwoba, ari nako bahunga kubera ko icyo gipusi cyahise gitangira kubahiga. Muri ako kanya Shun abona inzogera iriho ingengabihe, maze umunyeshuri wari uzi gukina basket aba afashe iyo nzogera agerageza kunaga muri ya pani yari iziritse ku ijosi ry'icyo gipusi, ariko rwa rupusi ruba rufasha wa mupira ntibabasha guca muri ya pani, maze mu bibaraga byinshi ruhita rumusubiza, umupira uragenda umuhwanya n'urukuta ahita apfa. Ako kanya Shun aba abonye ikindi kintu cy'ingenzi. Abantu bari bambaye imyenda imeze nk'imbeba nibo icyo gipusi cyari kiri kwica gusa, maze ahita abwira abandi kwikuramo bana bwawe. Bose babikora vuba vuba, bayikuyemo icyo gipusi gihita kirekera kugenda. Muri ako kanya byagaragaraga ko ibyago bishize, kugeza igihe umwe mu banyeshuri atangiye kwishima mbere y'igihe. Ako kanya rwa rupusi ruhita rwikwegura rubarura mu mizi. Mu kubona ko bakeneye andi mayeri, Shun yahise yambara ya myenda imeze nk'imbeba, maze igihe rwa rupusi rwatangiraga kumwataka aba yumvise ikintu gitangaje. Ryari ijwi ry'iyo pusi rivuga ngo shima mu mugongo nshaka gusinzira. Shun yahise yurira mu mugongo wacyo vuba vuba maze atangira kugishima, abandi nabo bahita baza baramufasha batangira kugishima, maze urwo rupusi rutangira gusinzira ruryama hasi. Ibyo birangiye Shun aba ateruye ya nzogera kugira ngo arebe niba yarangiza umukino, ariko abandi bahita baza baramubuza kubera ko ubwo niba umuntu umwe ari we ugomba gutsinda buri wese yifuzaga ko yaba ari we. Imirwano ibiri iratangiye bituma cya gipusi cyongera gukanguka, gihita cyongera guhitana abandi banyeshuri muri ako kanya. Shun mu gutekereza vuba na bwangu yahise ahisha yanzogera mu mupira wa basket, batangira guhererekanya umupira bawuhungisha rwa rupusi, ari nako barurangaza. Ubwo rwa rupusi rwari rugiye kongera kubataka nanone, Amaya abafashe umupira anyuza muri ya paniye atsinda inota. Umukino rero uhita usoza, igipusi gihita gitangaza ko Amaya, Shun na Ichika aribo batsinze. Amaya, Shun, Ichika. Mbere yuko Shun ahita abaza ati se abandi bo birabagendekera gute, Amaya ahita abyikemurira maze atangira kwica abandi banyeshuri bagenzi be bari basigaye. Byari bivuze ngo ufite imbaraga niwe ugomba kurokoka. Ichika atangira kuvuga ko Shun ariwe ufite imbaraga kubera ko ari umugwaneza kandi atekereza akanita ku bandi. Ibi birakaza Amaya maze atangira kwataka Ichika, ariko cya gipusi kita cira imyotsi isinziriza bose bagwa igihumure ubu bwenge barasinzira. Kongera kubona mu makuru bavuga ko kuri iryo shuri hari habaye igikorwa cy'ubwiyahuzi, nyamara ntibari bazi ibyabaye. Ariko kandi hari n'ibindi bintu bidasanzwe byari biri ku bisanduku binini byari biri kureremba hejuru mu kirere kandi nta muntu wabashaga kuba yabyinjiramo. Abantu bari barokotse ku ishuri batangiye kwitwa abantu Imana yahisemo. Tuvuye aho tubona wamfunguriye ari gukora radiyo yari yapfuye, ameze nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, akayikora ayikozeho gusa. Wongera kubona Shun akanguka akisanga imbere muri kimwe muri bya bisanduku binini ari kumwe n'abandi bantu batatu, harimo inshuti ye yo mu bwana yitwa Takumi, undi mukobwa ucecetse witwa Tiara, hamwe n'undi musore w'umwemezi Ayoka. Muri ako kanya hari televiziyo yahise yaka, ubundi itangira kubasobanurira undi mukino w'urupfu bari bagiye gukina. Amategeko yawo yari uko buri wese yipfuka mu maso, ubundi ibipupe bigatangira kugenda bibazenguruka aho bimanitse birereye ariko biririmba, maze byarekera kuririmba buri muntu akavuga ikimuhagaze inyuma ko kimeze. Ayoka yarabanje yibwira ko ubuhanga bwe ari ikintu buraza kumumarira, ariko aratsindwa bihita bimwica.
uwari ukurikiye Mutiyara we yanagiraga ubwoba bwo kuvuga mu kujyaho nawe aba aratsinzwe ubundi bihita bimwica. nawe akimara gupfa uwa gatatu wari ukurikiye yari Takumi, ariko Shun yahise yitanga nk'umuvolontere ngo abe ari we ukurikira. Ariko we mu mayeri yari yakoresheje telefone arikodinga amajwi y'ibyo bipupe mbere, maze ahuza amajwi ubundi ahita amenya neza igipupe cyari kimuri inyuma, aba aratsinze. maze ibyo bipupe nabyo bihita biturika bisiga urufunguzo baraza gukoresha bacika. Muri icyo kibox barimo bahuye n'undi muntu wari uri kwiruka ahunga urundi rupupe, agenda asakuza ngo fata ikiganza ntabwo kibuze kutwataka iyo tuba turi kumwe. Bahita bafatana ibiganza maze rwa rupupe birekera kumuhiga rurahagarara. urwo rupupe ruhita rusubirayo rubabajwe n'ukuntu abantu bari bunze ubuntu. Ibyo bihita bituma Shun hari ibintu yibuka by'ahahise, yibuka ukuntu Takumi umwe yigeze guhagarara hejuru y'inyubako ashaka kwiyahura, maze mu kumukiza agafata amavaze agatangira kuyamena na Takumi akamwigana, ubundi bigatuma atuza umujinya we ukagabanuka. Maze abona Takumi yambaye kamwe mu duce twamenetse icyo gihe akambaye nk'umudari, bigaragaza ko Takumi yazirikanaga ibyo Shun yari yaramukoreye. Muri ako kanya ibyo barimo bihita birogoywa n'umukobwa wari uri gusakuza, nta wundi yari Ichika wari uri kwirukanka nawe ahunga urundi rupupe. Shun ahita asimbuka amufata ikiganza kugira ngo nawe amukize. Ako kanya akimara kumukiza urukuta ruhita rumeneka rutungukamo ikindi gipupe kinini gifite imyobo irindwi yo gushyiramo imfunguzo. Barebye basanga bafite imfunguzo enye gusa habura izindi 3, maze ako kanya Amaya aba arahahingutse afite izindi mfunguzo 3, ari nako yica abandi bantu kugira ngo abasigaye baze kubasha kurokoka. Maze bashyiramo izo mfunguzo, urwo rupupe rurabashimira. Akimoto Ichika, Amaya Takeru. Ako kanya bahita babwirwa ko bagomba kwambara indi myenda yihariye bategura kujya mu wundi mukino. Umukino rero wakomereje mu cyumba kirimo neje, aho basanze idubu yo mu rubura ibategereje. Iba itangiye kubabwira ngo nanga ababeshyi, nanga ababeshyi. Uwo mukino amategeko yawo yari yoroshye, kwari ukuvuga ukuri wabeshya ugahita. Icyo gipupe cy'idubu gitangira kubaza buri umwe ibiryo akunda, maze agasore kamwe kari gafite ubwoba gahita kavuga ngo imboga, maze rya dubu rihita rivuga ngo ninde uvuza imboga, kubera ko yari yibeshye. Maze bose bahita batunga urutoki uwo musore, iryo dubu rihita rimwica nta gushidikanya. Ikindi kibazo cyari gikurikiyeho cyagiraga ngo ukunda Shun, maze abari bamuzi baravuga ngo yego, abatamuzi baravuga ngo oya. No! Yes. maze iryo dubu rihita rivuga ko hari umuntu umwe muri bo uri kubeshya, bitewe n'uko Takumi na Shun bari bamaze igihe kinini badaherukana, maze abandi batangira kuvuga ko Takumi ari we uri kubeshya. Shun atitaye ku kuba bari bamaze igihe batabonana agerageza kumukiza, ariko n'ubundi Takumi nawe arica. Umujinya mwinshi Shun atangira gutonganya iryo dubu aribwira ati ni wowe mubeshyi, maze iryo dubu rihita rijanjagurika rihinduka urubura, ariko hasigara uruhu rwayo rusa umukara. Agace k'uwo mukino kaba kararangiye, maze abasigaye bakomereza mu kindi cyumba aho umukino wa nyuma wari ugiye kubera. Umukino wa nyuma witwa Kick the Can cyangwa se tera ishoti agakopo, maze bahabwa uduti dutoya mu guhitamo uraba Diamond. Amaya yahisemo agati k'umutuku, ubundi aba ari we uba The Band. Uko amategeko yari ameze rero, byari bivuze ngo abandi bagombaga kujya kwihisha, ubundi yabavumbura bose aho bari akaza agashota akagurudumu, ubwo akaba aratsinze. Kandi niba umwe mu bakinnyi ari we ushotse akagurudumu bwa mbere, ubwo nibo bazaba batsinze. Bagikina Amaya yahise avumbura abakinnyi babiri, maze Ichika aritanga kugira ngo Shun abe yatsinda, amubwira kwihisha neza ngo batamubona. Shun ahita avumbura indi mitwe, maze yambara imyenda y'ingabo za kera imupfuka ahantu hose. Maze igihe Amaya yamubonaga aramuseka, amukuraho mask yari yambaye yibwira ko arahita amutsinda, ariko Shun yari yamajije kumuzirika umunyururu, maze Shun ahita asimbuka mu mugezi wari hafi aho. Igihe Amaya yari kurwana no kwibohora, Shun ahita yizirikura araza atera umugeri ka kajerekani, maze buri wese ategereza uguturika, ariko ntihagire ikintu na kimwe kiba. Bya bipupe bihita bibaseka bibabwira ko guturika ari amwe mu mayeri yo kugira ngo umukino urusheho kuryoha.
maze ibyo bipupe bibabwira ko buri wese yatsinze uretse Amaya, maze fireworks zitangira kurasa mu kirere batangira kwishima. Ari nako bya bipupe bazanira za ice cream ngo barye. Kandi ubwo bari kurya za ice cream, Shun yahise anasaba Ichika niba yamwemerera bakazasohokana nibaramuka bavuye aho ngaho, maze Ichika aremera. Ikibabaje ni uko ibyo byishimo byabo bitamaze igihe. Bakirya za ice cream zabo, barebyeho ku duti twa za ice cream babona hari amagambo yanditseho, maze Amaya na Shun hari handitseho ngo V, naho Ichika n'abandi handitseho D. Maze mu gihe bakibaza ibyo ari byo, bya bipupe bihita byica aho ngaho bari bafite uduti twa ice cream twanditseho D, bivuze death cyangwa urupfu. Maze ako kanya Ichika ahinduka umuyonga, Shun areba. Ibyo birangiye, Amaya na Shun basohoka muri cya gisanduka barimo, maze bageze hanze bahasanga abantu benshi bari kubakomera amashyi babita ngo ni abo Imana yahisemo. Amaya arabyishimira, ariko Shun we agenda amupfukamisha hasi, ari nako avuga ngo nta mana iriho. Umwe mu bipupe kiramukosora kiravuga ngo Imana ibaho. Daruma. Bwa nyuma rero tubona wa mugabo usabiriza wamfunguriye ari wigaragaza nk'Imana nyuma y'ibyo bintu byose. Kami. Niba unejejwe n'Imarikab, ntiwibagirwe gukora subscribe no gukanda ku nzogera kugira ngo igihe tuzajya dushyiraho izindi recaps ujye uba mu ba mbere kuzibona. Ciao ciao.